ndishima cyane ibyo nibyo nanakoreye na Gitwaza aje ansanga Goma muri 90 nacaga ndangiza kubwiriza nkamuha ibipapuro kambwira ngo genda ubisome nanone nawe uje kubyiga uze kubyigishaho. Abasore bo mu Bijombo hari igihe kimwe bazaga banywa itabi nyine, ariko nta musore wo mu Bijombo utarasenze, nta numwe wanyoye inzoga ngo asibiyinga. Hari igihe kimwe abapasiteri bashatse kuvuga ngo batenga abana bene abamaze kubatizwa kubera kuko banywa itabi baforoda. Umupasiteri umwe arababuza, ariko nimureka abana bazanywa itabi banaririmba ikorari. Banywe baforode ariko mubarekere mu ikanisa. Samuel twabanye muri korari, kandi Samuel ico gihe yari atarakizwa neza, akaba foroderi, akanywa itabi, akambwira ngo ureke nywa itabi. Ico gihe nari konditeri, noneho nicara twicaranye twembi twabaga kundaraza ya nyuma ya baze. Kamubwira ati siko mpano numva nuko itabi bimeze gute, akambwira tureke itabi niryo rizarizana ijwi rya baze cyane. Namwigishije ku giti cyanje gusoma no gukunda Bibiliya, ku buryo amaze gukizwa twarateze nawe tugirana amarushanwa. Ndamubwira ngo turushanwe dusome Bibiliya tuyirangize turebe uzayirangiza mbere. Turasoma, ndatekereza mama Samuel aribuka yaje agasoma nijoro agacana umuriro, nanjye wanje ngacana umuriro. Mu mezi 6 Samuel arantanga. Ndishima cyane ibyo nibyo nanakoreye na Gitwaza aje ansanga Goma muri 90 nacaga ndangiza kubwiriza nkamuha ibipapuro kambwira ngo genda ubisome nanone nawe uje kubyiga uze kubyigishaho. Urantengushye mu mubiri ariko uranshimishije mu mwuka. Samuel yarantengushye mu mubiri ariko aranshimishije mu mwuka. Amasomo nahereza abashumba bari ahangaha, umurimo ntupimwa n'imyaka umuntu amaze. Umurimo ntupimwa n'imyaka. Kwitezi 3 ashize twagiriwe umugisha wo kubona ubutumwa buvuye kuri nyina wabo muri Amerika. Arampamagara na mugisha arambwira ngo mugende muje kubwira Samuel ngo igihe cye kirageze niyitegure. Mama Nema umudamu twashakanye umukobwa kwa Muhebera arampamagara turagenda na mugisha ngo dushike, aratubwira ati mugende mubwire Samuel ngo na umuntu yaje nijoro arambwira ngo itegure ibyawe byose bitunganye usigaje igihe gitoya gusa. Bwana asifiwe. Uyu munsi turashimira Imana ku byo Imana yakoze. Umwana w'umuntu atashobora guhindura, yaba kwari guhindura uko yavuwe n'ibitaro yagezemo ntaba yagiye. Ibyo byose zari imbaraga zo kugira ngo agaruke areke kugenda, ariko Imana niyo yabishatse ngo agende. Ibyo abantu bari bakwiriye gukora barabikoze, ariko nyine umunsi we ukaba wageze badashobora kugarura umunsi. Nico gituma yanze abicaho byose n'ubundi aragenda. Rero Papa Sara kumuvuga umwanya mutoya, rero niyo waba munini amasaha 3-5 n'ubundi ntibyarangira, ariko turavugaho dukeya gusa, ariko yakoze ibintu byinshi cyane. Kugira ngo umuntu arere abana b'abandi mutanahuje n'ubwoko n'abantu bake babishobora, ariko abenshi birabananira cyane. Twese yatubereye umuvyeyi wacu niyo turi bari umunabiwe, ariko yatweretse urukundo rutangaje. Yagiraga urukundo rutavangura, yakundaga buri umuntu wese kandi buri umuntu wese akamwiyumvamo.
nta muntu yigizagayo, nta muntu yatonganyaga, nta muntu yabwiraga nabi, ahubwo yagutonganyaga ari kuguhana yakubwira ukuri. Iyo yaragutonganyaga akubwira akakurangiriza, ntiyarazi guca umuntu hirya no hino. Oya, niba wakoze nabi yarakubwiraga ngo wakoze nabi kuri iki niki ntuzongere. Icyo rwose ntiyatinyaga umuntu uwo ari we wese. Icyo rero akaba umugabo w'urukundo, utarobanura, utavangura. Iminsi yose twabanye nawe yatubereye umuvandimwe mwiza. Ntabwo yigeze aduhemukira, ntabwo yigeze adutererana. N'igihe yari afite ubushobozi buke, atanashoboye, adafite n'ubushobozi, nta n'amafaranga afite, ariko yitaga ku bantu, yitaga ku bantu, akita ku bana, ntabavangure. Abana bakaja mu rugo bagakubita hirya no hino no mu byumba nahe bakarya uko bashaka, nta gitsurece, nta jambo rye, hamwe na mama Sara. Rwose aba bantu batubereye ababyeyi beza, batubereye abavandimwe beza. Abana rwose yabaye intambara, bambwira ati tururira twese tugende natwe tube ku munsi mukuru wa papa. Ntabwo twareka kuhaboneka ngo natwe tubura icyo tuvuga. N'ibintu yadukoreye, yakoze ibintu bikomeye tukiri mu buzima bugoye muri 2010. Mwabantu mwe ntimukabona abantu bambaye uko bambaye ngo wenda ntibageze mu bihe bigoye. Yatubereye umuntu, atubera umubyeyi, turasangira ku byo yari afite, nta kazi yari afite. Sara niwe wakoraga na Mado, bakagerageza uko babishoboye, ariko yadutungiye abana, adutungira abana bashonje, tudafite ubushobozi bwo kubagaburira no kubahahira, ariko abana bakagenda bakarya hamwe n'abandi bana. Ntavuga ati mwebwe ni mubanze mureka babanze barye, bose bakarya bya bindi bakabirira ahandi bikarangira. Rwose yabaye inshuti nziza, yabaye umuvandimwe mwiza. Pastor Samuel yavuze ubutumwa, yabwirije ubutumwa ahantu henshi hatandukanye. Abantu benshi barakijijwe bava mu byaha bihana. N'abantu benshi tutamenya ngo umubare n'uyu, nta wamenya ngo yemeje abantu bangana bariki ibihumbi bingahe, ntituzi umubare aho ugarukira. Ariko icyo duhamya nuko tuzi, nuko yabwirije ubutumwa kandi nuko abantu bihanye barakizwa. Rero ni umuntu wagize amahoro mu minsi yo kubaho kwe, ni umuntu wagize urukundo rutarobanura, rutavangura mu minsi yo kubaho kwe. Rwose ntitwabona ikindi twavuga, ariko ni byinshi twari buvuge, ariko yatugiriye neza. Tuzahora tumwibuka, tuzahora tumuzirikana, kandi n'umuryango wiwe turi kumwe, tuzahora turi hamwe. Imana imuhereze iruhuko ridashira. Koze cyane famiye Mbonyi batambuka. Imana kubwo kuba kuri uyu munsi. Pastor Samuel twamumenye tukiri batoya cyane, baje badusanga muri Zura, twe twari abana batoya cyane. Araza bahageze tumubona ari umuntu mukuru, ariko ari urungano rwacu uko tungana twese, bitewe nuko ateye n'imico yiwe. Twabanaga nkaho tungana, kugeza n'ubu twagaza tuganira ukagira ngo murangana neza neza, ntabwo ari umusaza. Nukuri iminsi ya Pastor Samuel twabanye neza, kumubyeyi, umujyanama ukomeye, umuntu ntigeze mbona arakara habe n'umunsi n'umwe. Hari igihe umuntu muza mubana wenda mukagira icyo mwapfa, mukagira icyo ubona wenda ukamubona ukavuga ngo uyu muntu ni umunyamujinya cyangwa se uyu muntu ameze gutya, ariko njewe iminsi yose namubonye ntabwo nigeze mbona arakara. Ikindi congeye, njewe kuwa gatanu yarangije kuwa mbere, kuwa gatanu twari kumwe nawe mu rugo, yari yambwiye hari ikintu yashakaga ko nja kumukorera mu rugo. Ndagenda kuwa gatanu, mpageze turaganira umwanya mutoya, arambwira ngo umubiri kuramurya cyane, ngo ko arababara cyane mu gituza, arambwira ngo ko arumva atameze neza. Ndamubwira ngo yihangane, ibyo nari ngiye kumukorera ndabikora, ndangije ndataha. Nubwo twaherutse kuvugana nawe, nukuri urupfu rwa pasiteri rwaratubabaje, ariko
imirimo yakoze sinabona uko nivuga, haba ari muri famiye, haba ari mu itorero, iteye ubwoba. Hari akantu gatoya nshobora kuvuga, nubwo ntabiherewe uruhusha n'itorero, barambabarira. Pasiteri Samuel kubera uko yarateye, uko yakiranukaga, yatangaga icacumi c'amashiringi 15. 15. Ubwo ni ukuvuga ngo mvuze 15, sinzi ko hari umuntu wopfa gutekereza kuvuga ngo atanga icacumi c'amashiringi 15. Ico kintu cyarantangaje kuri Pasiteri Samuel. Ibyo yakoze ni byinshi, tuzahora tumwibuka. Umubyeyi wacu twasigaranye turi kumwe, n'ubundi ibyo twahoraga dukorera pasiteri tuzakomeza tubikore. Uhumure, turi kumwe n'abana bacu bose, Imana yo mu ijuru izabarera nkuko yareze n'abandi. Murakoze cyane. Reka tuvuge gatoya, ndahereza mwarimu mukuru niwe uza kuvuga. Guhereza umuntu urusamaki yoza ahora ari ukwaka igihe cyose, ariko Samuel yatwigishije kuroba, kandi ikintu yaduteyemo yadusigiyemo nyuma ijambo ry'Imana. Samuel yatwigishije, yari umuhanga ku bitabo byiwe. Abarimo bagenda bagabura ibitabo, ariko ibitabo bya Samuel yatwigishije. Iyo hariho abantu bababyigisha, nzabwira ngo iyo naje bampereza umwanya ngo mbyige, naje mbe nkuvuga. Ariko yarakoze kandi yageraga kwihangana. Reka ndekeraho ngaho mpereza mwarimu. Arakoze cyane. Katuvuge kubera amasaha, tuvuge twihuta. Ariko ndashaka kubwira bari abana bose yareze, cyane cyane nasanze uyu mubyeyi afite inkingi ikomeye. Muzamwiteho, namwe murebe ibyo mwakorewe muzabimukorera. Samuel jewe twabanye kuva kera muri Zura, dukorana imirimo myinshi itandukanye. Samuel twabanye muri korali, kandi Samuel icyo gihe yari atarakizwa neza, akaba foroderi, akanywa itabi. Noneho yamara akambwira ati wewe mureka akavuyo abaye bagira banze tuvuge. Akambwira ngo ureke nywa itabi, cyo gihe nari konditeri. Noneho nicara twicaranye twembi twabaga ku ndaraza ya nyuma ya baze. Kamubwira ati siko mpano numva nuko itabi bimeze gute. Akambwira tureke itabi niryo rizarizana ijwi rya baze cyane. Kuko Samuel yari inshuti yanje cyane. Noneho namara nanje si mukobereze, kamubwira ati sawa uzuririmba ariko uzareka itabi, tuzozuririmba gikorari wawe mu itabi. Samuel turabana mu ikorari cyane. Samuel dukorana umurimo wa kabumbu, dukina kabumbu twemi na Samuel. Bukeye turatandukana, tuza gusaba guhurira hano muri Kenya. Tumaze guhurira muri Kenya, dufungura ishuri rya Bibiliya kwigisha, dufungura ishuri Gasarani, dufungura nahano. Samuel arambwira ati mwana wa data, yagazanite ngo rutewe wewe umpereza akazi
kugira ngo ndebe ko ubuzima bwa hano muri Kenya turebe ukuntu tubugira. Ndamubwira ngo sinokwimakaza Samuel, ngwino. Samuel yari umuhanga. Samuel kuvuga ngo isomo yateguje keretse igifu nico kitoyumva, ariko umuntu wese ufite ubwenge Samuel yateguzaga isomo abana funzi bakumva, n'umuntu wese uri hasi akumva. Samuel ngo ateguje ujumbe yo kubwiriza hano kuri Rutare. Nta wundi muntu kwisi wateguzaga. Hari umuntu wampamagaye Bujumbura arambwira ngo Samuel yagezeyo ngo yigisha hariya mu gitabo c'imigani, yigisha hariya ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ati yateguye ujumbe twese mu nkambi turatangara. Avuga indiba y'umutima, avuga umutima ukuntu umeze, avuga ko ari imva, ngo arabisobanura turatangara. Samuel yari umuhanga, yari umwarimu mwiza. Yamara Samuel yagiraga bidi y'akazi. Samuel ntiyicaga amasaha. Aba n'abana funzi yigishije. Samuel iyo yababwira ngo twigize isaha, Samuel yari akuri kuba yahageze. Yarubahirizaga kandi akubaha cyane. Hari abantu baza bakorana mu kazi ariko ntimwubahane. Samuel yarubahaga cyane. Mu kurangiza bukeye aja muri Tanzania. Tanzania aja gushinga ishuri. Ngo amararagaruka arambwira ati nafunga ishuri Tanzania kandi mfite abanyeshuri ku kigo ko bariga. None ushakira uburyo mbona amadiplome nkazabuja kuyabahereza. Samuel dushaka amadiplome ntiyagiraga ubute. Samuel ahabera aragenda aja muri Tanzania aja gutanga amadiplome. N'ubu banukuvuga ngo abatanzania abo yigishije bafite izo bakwiye kumuvugaho. Samuel agiye ari intwari. Samuel igihe ciwe cyariki, ariko Samuel yakoze neza. Ahasigaye natwe twifuze gukora nka Samuel tuzamusange muri paradiso. Yarashitse ubu nyine ni twebwe duhaye twirira, ariko ntiturire Samuel. Samuel yakoze neza. Imana ihabwa umugisha. Usanzwe nkomeza mu bihe bikomeye nk'ibi, usanzwe umfata ukuboko ugakomeza umutima wanjye. Mba hafi nyakubahwa, mbe hafi nk'uko uyumva hafi. Amen kandi amen, nanone amen. Murakoze. Kuvuga Samuel birangoye, ndabivuga buhoro ariko mu byumve cyane. Murakoze. Samuel yambereye inshuti, twagiranye ubushuti bwera. Imana imbere umugabo twako twagiranye ubushuti bwera. Samuel iwe nitwa shangazi, mama Sara anyita Demaye, Peter yanyitaga mushikiwe. Nyamuneka ubushiki buzakomeze. Patrick muzakomeze mumbere basaza banjye, kuko Samuel wamubazaga wese yambwiraga ati ni mushiki wanjye. Samuel iwanjye yitwaga Muyomba kandi yari inshuti y'abana banjye. Peter ndumva ubizi, mama Sara ndumva ubizi. Twagiranye ubushuti bwera kandi ambera umujyanama mwiza, ambera umuvandimwe mwiza. Ndumva Nyarugaba arabizi, twakoranye umurimo mwiza, twarasenganye. Iwanjye hari icyumba cy'amasengesho tukakibanamo. Kinyana na Mireye sinzi niba baraha, niba muri hano Imana ibahe umugisha. Twagiranye ibihe byiza. Ba Nyarugabo bazaga mu rugo, Semukiza, Shemu, Asheri, Kinyana na Mireye nanjye na Woze. Ndibuka mvuga nti nkumbuye amarira ya Woze. Twagiranye ibihe byiza. Samuel yari umwarimu mwiza. Nahoze mbwira abana banjye nimugoroba nti tuzamujyana Rangatejo, ariko tuzaba tujyanyeyo teoloji. Samuel yari afite teoloji mu mutwe we, yari afite teoloji. Samuel yari wa mwarimu wakwigisha udafasha agakiza, udakijijwe wabura umwana wo kurimbuka. Wigishijwe na Samuel. Ibyo mvuga ni ukuri. Twarabanye mu bihe bikomeye. Yanyigishije gusenga. Nari mu bihe bikomeye ndwaje umwana,
cyane nkahorana ubwoba ko uwo mwana hazanca mu myanya y'intoki. Njye nabyaye abana bake cyane, ariko ubu numva ari benshi. Arambwira ati humura Kizungu ntaho hazajya, ati turamusengera. Mwarakoze kumusengera, ubu ni umuntu mukuru, yarakize, nta kimeze kwa kundi. Naramushyingiye, yakoze ubukwe bwiza, afite abana beza, yaranabyaye, afite abana. Uwiteka we, nabonye ukuboko kwawe. Aba bagabo barasenze mureba, abagabo basengeye iwanjye, twasengeye mu byumba twasengeye mu nsengero, twavuze ubutumwa. Ariko ndakubwiye ngo Samweli yakwigishije ntukizwe, ntumenye Imana iyo ariyo, wabura umwana wo kurimbuka. Yarakoze, yagize neza, yanyigishije gusenga. N'ubu iyo nsenga ndavuga nti mbikesha Samweli. Nta kintu twasengeye turi imbere y'Imana twabuze. Byanshimishije bukuru na butoya babaye abagabo. Mpagaze aha, bukuru na butoya bavuye mu masengesho. Yavuze ati mfite abana 5 b'abakobwa, nta muhungu mfite. Tuti ibyo nabyo tujya imbere y'Imana, turarambarara dusaba Imana abana b'abahungu. Ndibuka avuga ati mama Sara aratwite, ubona afite ubwoba, murumva ko yarafite n'abana benshi mu nda. Ati tuti dusubire imbere y'Imana dushime, dusubire imbere y'Imana turashima mama Sara agitwite. Turasenga tuti Mana, nta mukobwa dushaka mu nda ya mama Sara, nta mukobwa dushaka mu nda ya mama Sara. Uwiteka warakoze, waduhaye bukuru na butoya. Bukuru na butoya baravuka, uko twakavuze ngo nta mukobwa dushaka, uko byagenze hano mwese murabizi. Ngaba ni abagabo, Umwami Imana itanga urubyaro yarakoze. Byavuye mu masengesho, yanyigishije gusenga. Ndibuka ko iyo yatangiraga gusenga, asengera ikintu kiremereye, yaravugaga ati Mana wabyaje mama Sara abana 3, Mana iteranyiriza amagufa mu nda y'umuntu, Mana wazuriye Kizungu hashika, kora nibi ntibikunaniye. Akashena agasenga, yanyigishije gusenga. Twagize ibihe byiza byo gusenga. Imana yahaduhereye amasengesho, amasezerano menshi. Imana yahaduhereye amasezerano, iratubwira ngo muzakwira isi yose. Muri iyo ministeri twabugiraga mu butumwa, muzakwira isi yose muvuga Imana. Niko byagenze pastor, niko byagenze. Abari Amerika, abari Canada, Burundi, Ubugande, natwe turi hano muri Kenya, niko byagenze. No mu Rwanda umenya harasigaye, niba ari umwe niba ari 2, ariko niko byagenze. Imana yaduhaye amasezerano iranayasohoza. Sinababajwe n'ubusa, nabuze umuvandimwe, nabuze inshuti, nabuze umujyanama, nabuze umukunzi, nabuze umubyeyi w'abana banjye. Rero muzambe nanjye hafi, mama Sara ihangane, komera. Umusozi w'ubupfakazi genda wuzi nkomazemo iminsi, ngutinzemo, ariko uragora. Uzagenda mu nzira wumve umuyaga uraguhuha, komera, ihangane, kuko ububuze umwambaro wari ukwambitse, ariko komera. Nzi ko ufite Imana, nzi ko ufite agakiza, ufite abana, ufite n'abavandimwe. Rero komera, ihangane. Nongeye kubenginga ngo nzakomeze izina ryanjye rya shangazi, yamuna Sara, ntimuzarinyake, kuko umuvandimwe wanjye adahari. Muzarinkomere, muzaribyibushye ribe rinini, n'ubundi ryari rinini, ariko ndaribasabye ntirizabure kwa Samweli. Twagiranye ibihe byiza, nshimishijwe nuko abo twakoranye uwo murimo n'ubu bahari. Nshimishijwe nuko abo twasenganye muri ibyo bihe bikomeye bihari. Nshimishijwe nuko nta kintu twasengeye kitakunze muri icyo gihe. Imana yahaduhereye amasezerano akomeye kandi yarasohoye, n'ubu birakomeje.
Samuel aruhukire ku buriri bw'abera, nitutagwa isari, nitutagwa agacuho, umuririmbyi yarahimba baravuga ngo bene data icyo nifuza ni iki, ngo ni ukuzababonayo muririmba. Mbifurije kuzaririmba indirimbo y'abera, indirimbo y'abatsinze, indirimbo y'umwana w'intama w'Imana ariko. Amen. Hanyuma tuzataramane n'uyu mugabo wavuze Imana, tuzataramane n'abera bose, ntihazagire upfirwa icyo gitaramo. Tuzabe muri icyo gitaramo cy'umuriri, muri icyo gitaramo kibyibushye, muri icyo gitaramo gihimbaza, muri icyo gitaramo turi kumwe twese turirimba haleluya hozana, haleluya hozana, ngo tugeze iwacu budapfa. Amen ariko. Amen. Rero tubuze ingenzi, tubuze intwari. We aho aranezerewe aguwe neza, ariko twe turacyababaye ko ducitsemo icyuho. Rero mukomere, dukomere, twihangane. Natsinzwe mbonye Nyarugabo twasenganye, twavuganye ubutumwa, mbabarire natsinzwe, nananiwe kandi maze iminsi numva ntabyakira, ariko twakoranye umurimo mwiza. Twagendanye urugendo, imvura yaratunyagiye, izuba ryaducikiyeho, ariko havuyemo ibyiza, havuyemo umusaruro mwiza, kuko muri twese ntawe urava mu byizerwa. Urupfu rwa Samuel rwamvanye, hariho rwamvanye, hari naho rwangejeje, hari icyo rwanyibukije, yewe n'icyo ntarakora. Imana imfashe nkitunganye, nsenge cyane, mpagarare mu gakiza cyane, kuko nabonye ibintu bitoroshye. Uko twari muri iyo minisiteri dusengana gutyo, niwe utuvuyemo bwa mbere, niwe ubanje kutuvamo. Ariko hari n'undi mudamu watuvuyemo wari i Burundi witwaga Munyana. Icyo gihe pasiteri niba ubyibuka, twataramiye muri ligue, niho twaraye dusenga duhimbaza Imana. Habanje Munyana, hakurikiyeho Samuel, n'abandi twitegure. Erega twitegure, ndabona rutajya inama, ndabona kuko hari igihagarika, byari guhagarika urupfu rwa Samuel kugira ngo teoloji yari afite ayikwize ku isi yose, kugira ngo bo yari atarigisha abigisha. Rero muhumure, dufite Imana, muhumure abera, dukomere ku gakiza, kugira ngo tuzagere hahandi dusiganirwa turi abera. Imana ibaha umugisha wuzuye utagabanije, Imana ibacugusirize, ibuzurize, Imana ibakomeze, Uwiteka abahire muri byose. Amen. Murakoze. Ariko no gushima no gutanga ubuhamya butoya ku muvandimwe wacu. Samuel ni umunyabijombo, niho yavukiye, gakondo yiwe ni mu bijombo. Nubwo yagiye aca henshi, baja muri Byura, ariko ni mu bijombo, ndetse n'ubutware bwo mu bijombo ni ubwabo, kuko ni umwuzukuru wa Ndahinda. N'ubutwari bwose muvuga kuri Samuel bugira aho bava kuri sekuru na se. Ubu rwanashaka mwavuze bugira inkomoko, buva kuri sekuru na se. Dushimiye Imana yuko Samuel uno munsi akora ibirori byiza kandi akavugwa neza, akarangiza neza. Bazavuga ngo imbuto nziza izayera umwero mwiza. Imbuto y'ubutumwa bwa Samuel yayikuye mu bijombo, niho yakuriye, yahavuye amaze kubumbwa, amaze gushaka. Yashakiye mu bijombo, ashaka n'umukobwa wo mu bijombo. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwagiye bukura muri we, ariko yabuherewe mu bijombo. Hari ijambo Bishop Rutebuka yavuze, rivuga ngo biriya bintu byo kuvuga ngo ni uguforoda, nimba ari uguforoda itabi, nimba ari iki. Mu bijombo haba ubutumwa bwiza kandi bwagiye bukora imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo bavuga ubutumwa benshi bari ku isi bakomeye
bakomoka mu bijombo kandi kubera imbuto y'ubutumwa bwiza bwari mu bijombo. Abasore bo mu bijombo hari igihe kimwe bazaga banywa itabi nyine, ariko nta musore wo mu bijombo utarasenze. Nta n'umwe wanyoye inzoga ngo asibe iyinga. Hari igihe kimwe abapasiteri bashatse kuvuga ngo batenga abana bene abamaze kubatizwa kubera kuko banywa itabi baforoda. Umupasiteri umwe arababuza, aravuga ati ntimutenga abana, nimutenga bano bana bazagenda buherehere, muzaba mubahaye satani bagende buherehere, ariko nimureka abana bazanywa itabi banaririmba ikorari. Banywe baforode ariko mubarekere mu ikanisa. Naho abana batoya, umwana mutoya ni mumufata ngo yanyoye itabi, nimara mu mutenge muzoba mumukuye mu gakiza, muzoba mukuye mu nzira nziza, muzoba mushikirije satani, azagenda buherereke kuja kumukura iyo ngiyo bizakomera. Ariko nimureke umuntu buzayifu bwiwe akiri umwana, azagoma mubwira ijambo ry'Imana, mumwigishe, nawe wenyine bujya butumwa bugume mukuriremwo aruha hinduki kandi ave mu butumwa bwiza. Nibwo bw'ubungubu bwaba ngamuhamuvuga none. Samweli akiri mutoya yari umunyabwenge, yari kimwe n'abandi bana bose, yagiraga n'ibishungo byinshi. Mbese yari n'umutesi kubera kuko yari umwe kubera iyo mpamvu yari umwe ndetse mu bagabo benshi. Yari afite se na base wabo bagera kuri 4. Samweli ari we wenyine umuhungu bafite, ariko kubera iyo mpamvu bakamukunda nawe akabakunda. Bafite bari batarabaho baje kubaho, ariko agakora neza kandi akagira ibyo bishungo akanezeza abantu. Ico gihe yafatwaga nk'igi, yari umwana ufashwe nk'uku kwigi. Sinzi impamvu byumva neza. Igituma yafatwaga nk'igi ndakibasobanurira nuko sekuru Ndahinda yari umwe, abyara Bazirangera ari umwe, Bazirangera abyara Samweli ari umwe. Abakobwa bari benshi ariko abanyamurenge bavuga ngo umuhungu ni umwe. Noneho abyara Samweli ari umwe. Umunsi umwe Ndahinda arabireba, aravuga ati nza ndeba urupfu rwacu rwo mwacu tuzapfira umunsi umwe, Imana nitatugirira imbabazi Samweli yopfa akadutanga twopfa twese. Kubera kuko Samweli yopfa Bazirangera akishwa n'agahinda k'umwana wiwe, Bazirangera yapfa naje nkishwa n'agahinda ka Bazirangera. Ati none tukaba dutangira urupfu rwacu no kubaho kwacu kuzingiye muri Samweli. Rero nshimiye Imana yuko Samweli Imana yamuragiye sekuru nase bakamutanga. Ise yari yararwaye cyane, ararwaragira iminsi myinshi. Ndahinda amaze kuja kuri Kirumba, akaza kumusura buri gihe, ngo buce aza kumusura, amaze kuremba kabisa, aza kumusura. Ageze aho ngaho arara aho ngaho, buca yarangije. Mu buryo abantu bari bataramenya ibingibi bivugwa by'amastroke, ariko bishoboke yuko Ndahindwa yishwe na stroke y'umuhungu kuko yararembye. Ngo buce turamushingura, tugiye kumushingura Bazirangera aragenda bamugeza aho ngaho, yari afite imbaraga nkeya cyane. Ashitse turangije gushingura, abantu barangije neza, bashizeho itaka neza, Bazirangera arihangana, arahaguruka agera ku gituro ca se, aragitambagira ashima Imana. Kandi yararembye, ise yapfuye agikomeye, ashima Imana avuga ati shima Imana ko ngushinguye. Ni byiza kandi biteye ishema iyo umuntu ashingura se. Rero dushima Imana yuko Samweli asize abantu bakamushingura. Ubwo ngubwo nubwo se yarasa n'ukomeye,
ariko Bazirangera yarishimye nubwo nawe yari kwagenda ntiyarabaye akinagira n'iminsi ariko yashimye Imana aba ngo nshimiye Imana yuko ari nje gushinguye utabonye aho kubanziriza noneho njewe nkaba ngushinguye iyo nacyo dushima Imana yuko Samuel yarangije urugo rwa Ndahinda rufite abantu benshi baje kuba benshi abo mwabonye aha ngaha ni aba Samuel gusa ariko abandahinda ni abantu benshi abari mu Minembwe n'abandi bose dushimiye Imana yuko Samuel yasize abantu kandi dushimiye turihanganisha umuryango wiwe turihanganisha abanyabyinshi bose turihanganisha abanyamurenge bose turihanganisha abazigura turihanganisha n'urugo rwa Bazirangera mwihangane Samuel yagiye nkuko abandi bose bagenda ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu apfuye ngo azongera abeho ariko nje mbifata yuko iyo umuntu apfuye umuntu ntazapfa hazapfa umubiri ariko umuntu ntabwo azapfa abakuru baravuze ngo wawe uze umuhamba mu nda nukuvuga ngo umuntu wese wamenye Samuel umuntu wese wabaye na Samuel umuntu wese wagize icyo Samuel amumarira kuva uno munsi Samuel ntiyapfuye muri we azahora muri we bazahorana no mu bihe byiza babanye igihe cyose uzibuka ibyo mwakoranye na Samuel uzaba umufite muri wowe Samuel azaduhoramwo Samuel azaguma muri twe Samuel turi kumwe none icyo gihe cyo kuzongera kumubona ni igihe nyine we n'Imana yapanze ariko umuntu ntazapfa umuntu ahoraho uyu munsi Samuel turi kumwe barya bose bamumenye barya bamuzi barya bamuvuga neza barya babanye bazogumana babane nawe hasigaye rero mwihangane abasigaye bose mukomezanye mwihangane turi kumwe n'abanyabijombo nabo bihangane kuko bijombo ni ya Ndahinda niho aryamye ari kumwe n'Abazirangera n'abandi bose bakaruciye baserubungo abo bose bari hariye Imana nibikunda tuzataha twubaka igihugu cyacu mukomere cyane reka dushimire Imana yacu kuko icyo ishaka icyo yashatse nicyo yakoze nk'uko babivuze hashize muri uyu mwaka n'umwaka ushize twagiye tubura abantu b'ingenzi cyane b'abagabo bari bageze igihe cyo gutegeka twe tukicara ariko bo niba bamaze kugenda twebwe abari twe dusigara ariko muri abo bose nta muntu wanteye ikibazo nka Samuel kubw'impamvu azi nanjye nzi abana be batazi barumuna be batazi umugore we atazi njyewe anije bizi nk'uko abanyabijombo bamaze kubivuga Samuel yari intwari mu bupagani Samuel yari intwari mu bupagani Imana imaze kumukiza bwa bupagani bwa butwari Imana ibwuzuza umwuka wera arahinduka abintwari mu murimo w'Imana ndibuka muri byura igihe kimwe yari perezida w'abasinzi bo mu muhana keye bwaho arazinduka ajya mu bijombo abasigaye basigara bakora ubusinzi n'amanyanga mu rusengero Gatunzi Manasi yarahaguruka abatenga babandi bari bahari atenga na Samuel wazindutse aravuga ngo nubwo adahari nanone niyo haba nanone yabikoraga ibyo nibyerekanaga ubutwari bwe sinsubira mu magambo menshi
bayavuze bose yose yavuzwe ayo bazi njyewe ngiye kuvuga ayo nziranye nawe nta n'umwe nta jambo na rimwe bavuze ariko kubera ibyanje nawe muri 85 ise amaze gupfa yasize arazi ahamagara umuryango we arababwira ngo ndapfuye ariko umuryango wanje nsize uzajya muri byura kwa Kavoma ari uze uzabarera mva muri byura muri 85 hari mu kwezi kwa 8 tariki 25 niwo munsi ya Mperere Haile Selassie apfa wari president wa Ethiopia twari mu nzira ndabavanayo ndabazana mbajana muri byura kuva uwo munsi kugeza no bumpagaze hano twari tukiri kumwe sinsubira muri byinshi ariko noneho maze gutekereza ejo bundi maze kugenda narigunze numva abantu bose banyanze no mu bana sinahageze nariko mpunga umuntu wese mbonye kuko bari bazi umubano wanje nawe ndikingirana mu nzu sohora gatabo kanditse ngo urwibutso n'ubuhamya mu ndirimbo y'umuheto niko ngiye gusonda soma mikeya gusa asigaye sinavuga byinshi byanje na Samweli Imana yonyine niyibizi ndabanza mu ndirimbo y'umuheto nanditse ndabanza mvuge mu izina rya Lazaro Bazirangera hano hari abakwe bacu ndabakomeje Samweli yavutse ari umwana w'isezerano kuvuka kwe izina rye rivuga impano ivuye ku Mana Reverend Samweli yavukiye mu rugo rwari rumaze kwiyemeza gukorera Imana kuko yavutse ise yabaye mu bambere ba ruguru babaye bavuga butumwa yaje kugira impanuka zo gupfa ijisho na mine muri Murere ariko yari umukristo agira intege nke yabukeye arakomeza kugeza yitavye Imana ari umukristo yavutse mu masengesho akurira mu ijambo ry'Imana akura yumva ijambo ry'Imana mu babyeyi be nguko ndi Lazaro nabivuze yavuze ngo Uwiteka yampaye icyo namusabye abanyabijombo babivuze yavutse mu bakobwa benshi Imana ijya kubaha umwana w'umuhungu nyuma iryo ni isengesho Ana yasenze na Lazaro yararisenze izina rye ntiryari impanuka bamwita Samweli risobanura ko ari uwumviswe n'Imana ubuzima bwe bwose bwabaye igisubizo cy'izina rye mu izina ryanje bwite Samweli si umwana wize gusa kumenya Imana yari umwana wabyawe n'ubutumwa ijambo ry'Imana ryabanje kubyara umwuka we ribona kubyara umurimo we namwigishije ku giti cyanje gusoma no gukunda Bibiliya ku buryo amaze gukizwa twarateze nawe tugirana amarushanwa ndamubwira ngo turushanwe dusome Bibiliya tuyirangize turebe uzayirangiza mbere turasoma ndatekereza mama Samweli aribuka yaje agasoma nijoro agacana umuriro nanjye wanje ngacana umuriro mu mezi 6 Samweli arantanga mbona ko bidahagije mujana ku ishuri ya Bibiliya ndamurihira imyaka 3 muha diploma amaze kuyibona mbona ko bidahagije nabaho ndashaka gutraininga umugabo uzasigara uvuga ibyo abandi batavuga tujana nawe mwivuga butuma amezi 22 twamaranye imyaka 2 twavuye muri byura mu kwezi kwa mbere tugaruka mu kwa 11 tuja Lumbashi Likasi Kolwezi Kamina Kabongo Maremba Nkuru turahava tujya Tanzania tujya muri Zambia ndamutreninga
aho twabwirizaga nararangizaga nijoro ari mukuru narangiza kubwiriza nkamuha impapuro za mpapuro akazisoma nimugoroba akaba ari ubwiriza ndishima cyane ibyo nibyo nanakoreye na Gitwaza aje ansanga Goma muri 90 najyaga ndangiza kubwiriza nkamuha ibipapuro nkabwira ngo genda ubisome nanone nawe uje kubyiga uze kubyigishaho namwigishije gusenga atari uguhitamo cyangwa se gusenga ku gahato namwigishije kumva ijwi ry'Imana kugendera mu kuri yiyoroheje Samuel yaramenye neza ko umurimo w'Imana atari akazi ahubwo ari umuhamagaro yatojwe ivugabutumwa nkuko maze kubivuga kubwiriza atirata gutanga atabanje gutekereza gukora imibare gukunda abantu ndibuka tugeze Moba batuzaniye umurwayi uwo murwayi aza arwaye indwara ikomeye idakira turamusengera Samuel arabango we ariyiriza amara iminsi 3 atarya ngo aramusengera mpaka akire Samuel yagiraga gahayo ko mu mubiri gasanzwe akabazigura murakazi ariko yari yaragahinduye kuba agahayo kagakiza iyo utajanaga nawe mu bijanye n'ijambo ry'Imana kuri we nta gutandukana nawe nta kibazo byari bifite ndamushimira umwana wanjye mu mubiri no mu mutima arinza apfa akimbaza papa dukora iki nejo bundi tujya gusengera abapastori niwe wangiriye inama arambwira ati igihe kirashize ari kinini jewe namutayobara nawe turashaje ejo bundi tuzasiga iki zana amaraso y'abakiri batoya basigare mu murimo Samuel yatojwe ubushumba maze kujya kuri universite i Butare muri 95 nagiye nja muri ADPR ku mugabo yitwa Jonathan turaganira nabo ijoro ryose ndarayi wiwe ndamya ndifite umwana wanje warangije ishuri rya Bibiliya abi Kigali ubwo twari Kanombe ndamusabira umwanya muri ADPR aranemera ndagenda mukura Kanombe mujyana igikongoro mushira muri ADPR abo umupastor muri ADPR uyu munsi niwe ukwirata ku bwa Samuel ibyo mutari muzi ndirata kubwe Samuel yatojwe kuba umushumba w'umutima atari uw'icyubahiro gusa yize kwita ku bantu kubyara abana mu mwuka gutega amatwi abababaye guhagarara mu kuri igihe bigoye aho Bibiliya ivuga ngo nzi intama zanje kandi nkaziragira ijambo ryanje nkase simvuga menshi igitabo kiranditse abona aba nagize emotion nyinshi nanditse dukeya ariko nzakomeza nandike ntabwo byantwaye igihe kinini cyane mu masaha 28 nari namwandikiye agatabo k'amapaje 60 nzakomeza nandika kandi ijambo ryanje nkase mwana wanje Samuel narakwigishije kugenda none nawe unigishije kwizera nakwigishije kubwiriza none wanigishije gutuza mu bushake bw'Imana urantengushye mu mubiri ariko uranshimishije mu mwuka Samuel yarantengushye mu mubiri ariko aranshimishije mu mwuka amasomo nahereza abashumba bari ahangaha umurimo ntupimwa n'imyaka umuntu amaze umurimo ntupimwa n'imyaka
kwitegura ni ingenzi kurusha kuramba. Mu mezi 3 ashize twagiriwe umugisha wo kubona ubutumwa buvuye kuri nyina wabo muri Amerika. Arampamagara na mugisha arambwira ngo mugende muje kubwira Samuel ngo igihe cye kirageze niyitegure. Mama Nema umudamu twashakanye umukobwa wa kwa Muhebera arampamagara turagenda na mugisha ngo dushike. Aratubwira ati mugende mubwire Samuel ngo na umuntu yaje nijoro arambwira ngo itegure ibyawe byose bitunganye usigaje igihe gitoya gusa. Ma sinakubwiye sinabwiye abana sinabwiye abantu bose keretse mugisha gusa niwe nahamagaye ndamubwira abari we tujyana twicaranye muri salo tumaze kumubwira arambwira ngo dusenge nta rubanza mfite ku muntu nta n'urubanza mfite ku Mana. Abandimwe iki gitabo nanditse n'urwibutso n'ubuhamya n'isomo n'umurage. Reka nsoreze aha akantu gatoya nashize hari inyuma. Iyi ndirimbo y'umuborogo njyewe se wabo naririmbye ku munsi yasubirije ubugingo bwe kuwa buri waramutije. Iyi ndirimbo ni y'umuborogo uri muri Samuel wa 2 igice cya mbere umurongo wa 17 kugeza ku 27. Haravuga ngo aya mateka ndabasaba abana bazigura bari aha ngaha. Aya mateka muzayigishe abana banyu izaba indirimbo y'umuheto. Ubuzima bwa Samuel buzabe imbuto muzabiba mu bana banyu n'abuzukuru banyu. Imiheto yabo nashyizemwo na mukuru wiwe Reverend Michel. Imiheto yabo ntiyasubiraga inyuma. Reverend Ruzigura na Reverend Samuel Nsengiyumva bari beza bafite igikundiro no mu ipfa ryabo ntabwo basiganye. Samuel yaguye mu mpinga zi Nairobi, Ruzigura nawe agwa mu mpinga zi Bugande. Mu nteye agahinda abana banje mwambere yabigikundiro gihebuje kuko urukundo nabakundaga rwari igitangaza. Erega abanyembaraga baraguye n'intwaro zabo zirarangiye. Data turagushimiye, data turaguhimbaje. Titukubwira ngo ubugingo bwa Samuel ubwakire kuko wabwakiriye kuva kera. Reka ubugingo bwe bubu umusemburo w'abana bacu n'abuzukuru bacu n'itorero ryacu n'umurimo wacu cyo dukora cyose. Ubugingo bwe buzaba umusemburo iteka ryose kubwa Yesu umwami wacu. Amen. Kanshimire abashumba baraha mwakoze igitangaza. Ntabwo twari tuzi ko mwoduha agaciro kangana gatya. Ibi Samuel yakagombye ahari akabashimira wenyine. Ariko nkuko babibasabye ejo ndabinginga muzamwubahirize mwambare nk'abashumba. Mwakoze by'ukuri kwihangana. Nyarugabo ndagushimira ko wanubashye kandi uri mu bishop. Ndakwinginguraza Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi. Mama Kizungu wibuke ko igihe wari ukwiriye gupfa tiwapfuye. Ubu ngubu sibwo uzapfa. Bukuru na butoto Sara reka ndangirize kuraka babivuze mugire ishyaka yo gukunda iwacu kuko Samuel yabitwigishije. Mani bampere umugisha. Shoboka ko twakoresha umunota umwe. Njyewe sinobabesha ko wankoresha umunota umwe ahubwo nohereza abandi umwanya kuko umunota umwe sinovuga Samuel ngo mu munota umwe ngo ndamurangije. Ariko gusa muratwihanganira hari umuntu wabuze ngo abantu bari mu kwihuta nti duhaye tuja gukamika nti duhaye tuja gukamisha. Ariko nanone nubwo hari abantu bari butahe kure
natwe dufite ubwenge turagerageza ariko umunota umwe ni mutoya murakoze kwihangana Samuel njyewe ibi byose Sara avuze kubisubiramo kwaba ari ukubisubiramo nyine ariko ibyo Sara yavuze byose tugize ngo tugume tubisubiremo uko yavuze ngo nanje ariko mvuga twoba tugiye gutwara umwanya ariko hari ibyo ngiye kuvuga Sara atavuze hari umunsi ejo bundi gapapa yaravuze aravuga ngo byari byiza ko kubera uriya mwanya twari dufite umwanya nyine utari munini cyane kandi utari muto aravuga ngo byari byiza ko umuntu azozahaguruka akavuga Samuel mukumba uko we umuzi undi nawe akamuvuga uko amuzi mbese n'abana nabo bakagenda bamenya utundi twumba batari bazi ariko mu by'ukuri twavuga Samuel ubu nyine ngo tumurangize murambabarira kumuvuga mu izina si ukumwubahuka ariko niko namenyereye murabyihanganira Samuel ndamuvuga nka sogokuru Samuel muvuge nka data Samuel muvuge nk'umwana wa mama impamvu uko muvuga nka sogokuru Samuel ni wageza gutubwira amateka ya sogokuru ntitwabonye sogokuru data yapfuye turi batoya Samuel ni wageza gutubwira ibintu byose bya kera nk'ibyo dukeneye kumenya ibyo ngibyo reka mbirekeraho uko niko Samuel muvuze nka sogokuru Samuel nka data Samuel yaratureze Samuel yatureze tukiri batoya araturera turakura tuba abantu bakuru tuba abantu bazima Samuel yabaye data Samuel yabanye Samuel uko niko muvuze nka data Samuel ubundi busanzwe yari umwana wa mama Samuel nyamukundaga Samuel yakundaga abantu bose uko babivuze niko Samuel yari ameze rero njewe ngize ngo mvuge ngo ndihanganisha runaka na runaka hari uwo nyovuga hakaba n'uwo nsiga ariko mu by'ukuri Samuel yari inshuti y'abantu bose abakuru abatoya ingeri zose Samuel wamusangagamo Samuel yakundaga abantu nk'uko mwabyumvishije Samuel amaze kugwara twagezaga tugira ngo none azokira ariko indwara imaze kumufata yarampamagaye twari tugiye ku bukwe bw'umwana wa mukuru wanje mu Rwanda arambwira ngo Jean ngo nagwaye indwara kandi nagwaye indwara ikomeye ngo ariko ndi mu kwanga kubatera ubwoba ngo habe nawe nubwo mbikubwiye ariko ntukabibwira abana ndikumva naragwaye diabete kandi ndimukumva yaje atari yo kunsiga kuko yabivuze yaje atari yo kumusiga hanyuma y'ibyo ngibyo uko Samuel yagwaye n'ibyagiye bikurikiraho byose babivuze n'abandi baragenda babivuga hari ikintu ngiye kuvuga Samuel ejo bundi aje kurangiza yari amaze nk'amezi nk'angata abasha kuja mu ikanisa abantu bakagenda kuja gusenga nyine agasigara kuko yari amaze kugira intege nkeya ariko ejo bundi aje kurangiza yabanjirijwe nuko aje Kenyatta yari yagwaye cyane yabyimbaganye ashitseyo baramuvura Samuel tubona yakize nageze mu rugo ngiye kumusura yamambwira ngo nyakize wabe n'ubwenge bwasubiye kugihe kuko twagazaga tumutera urwenya na Peter twamubwira ngo ubwenge yari asigaye abona umuntu yadusezeye mu marenga yakureba akarira tukamubwira ngo ubwonko bwe bwarangiritse ariko yari ahadusezera mu marenga twebwe ntitwabimenya noneho arambwira ngeze mu rugo arambwira ngo nyakize ngo turuzi yabe n'umubiri wanje ngo nyagare umubiri wanje muri Bzura nanje ngo murembo na Samuel yakize ndamwe atari ko nubwo wakize ko ndabona ugifite inzara ndende kuko yakundaga yagiraga yari umunyesuku kuko mwabyumvishije muca inzara ngo mare kumuca inzara maye mvuga ngo Samuel yakize mpamagara na mukuru wanje ndamubwira ati Samuel yakize ko ndabona ko uyu mwaka tuzasangira bonane ariko yarahadusezera Samuel cyo cyumweru yagiye gusezera mu rusengero iyo minsi yose yari amaze ataja gusenga Samuel yaragiye asezera mbese yagiye mu ikanisa bigaragara ko yagiye gusezera mu ikanisa
ikindi nshaka kuvuga kuri Samweli yabuze ubutumwa bwinshi. Samweli yakoze ikintu uko Sara yavuze, Samweli yakoze ikintu kitoshobora abantu bose, kandi ntiyagikoze wenyine, yagikoranye na mama Sara. Tiduhaye tuvuga Samweli ngo ubwo yapfuye ngo yabikoze wenyine, yabikoranye na mama Sara. Samweli yareza abana b'imfubyi tudashobora kuvuga wenda ngo tubarondore ngo tubarangize. Hariho hamwe yareraga mu rugo, hari n'abandi yafashaga mu ngo zabo. Samweli yareze imfubyi zishoboka, ntasize imfubyi ziwe gusa, asize n'imfubyi z'igihugu. Samweli ejo bundi agiye kugenda yasize yanditse igitabo, avuga uwo ari we n'uwo yabaye we, avuga ku munota wa nyuma. Hari ikintu nabonye, sinzi nimba Peter atarakibonye cyangwa abandi basomye icyo gitabo. Yaranditse avuga uko yavutse n'abana bavukanye nabo, mbese avuga uwo ari we. Arangije avuga uwo yabaye we, avuga ukuntu yabaye umupagani. Hari igihe Samweli twiba muri Buzura yabaye Seraza, abantu babaye muri Buzura barabizi. Yagezaga agira ameza, agatanga ameza, akagenda akagura ibisheke, akabikatakata, yamara agatanga ameza y'ibisheke. Abaseraza gutyo, avuga uwo yabaye we. Hanyuma agiye kurangiza, agiye kuvuga uwo ari ubu, aravuga ngo, avuga ko yakijijwe, aravuga ngo ni umukristo, ngo azahora ari we ngo mu bihe byose, ngo kugeza ku gupfa, ngo ni indirimbo zo gushimisha. Avuga nimero yayo sinyibuse nimba ari 108. Iyo ndirimbo izo ari zo byose ni nkaho yari kuvuga ngo iyo ndirimbo bazayiririmbe, kuko iyo niyo ntuze ya nyuma yanditse. Yaranditse ngo ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Rero bene data, ndangiza ndabashimiye. Shimiye abakozi b'Imana baradufashije. Urupfu ntiruzarumenyerwa nk'uko babivuze, ariko iyo tubonye abantu bakaza bakaduhumuriza, tuzaduhumurika tugasubizwamo imbaraga. Abantu baraduhumurije, jewe numva ndahumuritse bifatika. Ariko nyatekereza kuvuga ngo mpaguruke, nyatekereje ukuntu Samweli yagezaga abyina igisirimba, nkumva Pastor Benjamin yarabivuze, aravuga ngo karatekereza akavuga ngo nta wundi muntu wo mufasha ngo bakora nk'ibyo Samweli yagezaga akora. Nyumva icyo kintu kirampumurije, nyumva ndahumuritse, ariko mbura imbaraga zo kuvuga ngo mpaguruke mbyina igisirimba. Ariko mu by'ukuri mwaraduhumurije. Imana yo mu ijuru ibamugisha. Abavuye mu Rwanda, abavuye muri Kongo, abavuye ahantu hose hatandukanye, mwaraduhumurije. Imana ibamugisha. Sinorangiza ndashimiye mwene data. Tumaze kumva amakuru yatubwiye ko bidashoboka kwaza, ndamubwira iwe na Semukiza na Samweli, nukuvuga ngo Nyarugabo na Semukiza na Samweli bari basaza banje bidasubigwaho, nabo bari babizi. Ndamubwira ngo Nyarugabo, nimba ubonye ngo tukaze gushingura Samweli, arambwira ngo se mwana wa mama ko mfite izindi mpamvu. Mu by'ukuri mfite impamvu zihutirwa. Ndamubwira ngo ikiriyo cabaye kiza gituma umuntu impamvu wari ufite uzisubiza inyuma. Ndagushimiye ko wanyemereye ukaba waje gushingura Samweli. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Rero ndangiza ndashimira, hari umwana wa mukuru wanje yabanye na Samweli mu bugwayi bwiwe. Samweli amaze gufatwa yabanye nawe, abana nawe, mbese Mado yabanye nawe hano. Nawe yagezaga avuga ati iki ngiki kera amafaranga akaba yarayohereje. Imana ibona ko iwe wenyine atobishobora, isubira kandi mutiza andi maboko. Umwana wa Samweli nawe amusangayo. Ndabashimiye bidasubigwaho. Abo bana bakoze umurimo ukomeye tudashobora kuvuga ngo turondore ngo tubirangize. Samweli yapfuye atiganye ngo wenda yabuze imujana kwa muganga. Samweli yapfuye twese tubona nta kindi kintu twakora kuko ntitwari kumugarura. Rero bene data mwese, abantu bose mwaje kudufata ku mugongo, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Samweli ni munini, ntitwamuvuga ngo tumurondore tumurangize. Ko ndabona abantu, ko ndabona inshuti za Samweli, nyagiraho cyangwa nkabona bavuye mu Rwanda, nyagiraho cyangwa nkabona imfubyi zimwe yasize ashingiye. Rero ntitwamuvuga ngo tumurangize, reka duha abandi umwanya. Murakoze. Sabe Cedric Nathan.